Sinzi niba wenda tuno tuntu ujya uhura natwo ariko dimensions zitangwa mu buryo bugiye butandukanye, urugero inyubako ishobora kuba iri complique somehow ifite ukuntu dimensioning ama angle, ama distance, ahantu nyine hagiye hatandukanye, ama circles, ugashakisha ukuntu utanga dimensions bikakuyobera, kandi tujya duhura nabyo no mu floor plan, arimo wenda nk'agasako kiba tuse iyi sako ndayidimensioninga gute ntakoresheje uburyo bwo guca imirongo ngo nandike nkoresheje test, kandi ibyo bintu ntabwo bari dimension. Okay, murabona rero hano izi ni aligned dimensioning, murabona ko dimension is aligned, dimension line iringaniye na object tugiye ku dimensioninga. Iyi ni angle dimension, murabona ko hano iyi angle ifite 90, then n'iyi nayo ni angle, murabona ko ifite 54, then in dimension aligned with dimension line. Dimension line aligned na object nyine twa dimensionings. Ese ibi bintu bikorwa bite ubundi hano muri AutoCAD? Ni gute umuntu ashobora gukora angle dimension? Ni gute umuntu ashobora gukora aligned dimensioning? Cyangwa se ni gute umuntu ashobora gukora radi dimension or radius dimensioning? Okay, tugiye kureba ese ni gute ibyo bintu bikorwa. Tubanze dufate izi dimensions twamaze gushyiraho tuzikureho, ubundi tuze turebe biriya bintu ni gute bikorwa. Ni utuntu turi simple but bisaba nyine ko ugomba kuba uzi ukuntu dukorwa, kubera ko duhura natwo kenshi. Reka duhera no kuri sako turebe ukuntu bayidimensioninga. Icya mbere ugomba kumanza ugashyiraho dimension style, ni uburyo nyine inyuguti zawe ziza kugaragara. Njye dushaka ko zigaragara gutya, ubishaka ukundi waza ukanda hano handitse modify, ariko hari video nakoze yo kwerekana ukuntu twa settinga cyangwa se kwa modify zino dimensions, ubundi ugaclosinga. Tuze rero dutangiye no commande yitwa dim r cyangwa se ni dim radius, dufate hano, then tumara gufatira duselectinge uruhande rumwe, tuze duselectinge na center ya sako dushaka kudimensioninga. Murabona ko radius yanjye ifite 8. Okay, ibyo birarangiye kurani kuba dimensioninga radius. Tuze dufate noneho angles zitandukanye turebe ngo bazidimensioninga gute. Turaza dutange ya command ya dim angle cyangwa se dim a ni angular dimensioning, then dufate angular dimension, tuze duselectinge line 1 then na line 2. Ubwo angle murabona ko hano hari angle yo hanze hakaza na angle ya hano imbere, ariko wabishyira byose umurongo kwa selectinze angle ni imwe, murabona ko ifite 90 degree. Ikindi ni igihe wenda ari angle iri munsi ya 90, ngiyi muri kubona hano, murabona ko iri munsi ya 90, ushobora gukanda space bar ni ukuripitinga command, then ukaza ugaselectinga line 1 na line 2. Urabona ko hano harimo dogere 54. Ndakeka biri kumvikana, na hano nuko twabikora. Ubwo ni ugutanga commande ya dim a or dim angular, then ukaza ugaselectinga one line n'indi line, ubundi angle igahita iba displayed. Ikindi ni ukureba aligned. Iyo bavuze aligned dimension, ni dimension linear, nyine ni umurongo ugororotse, ariko hakaba hariho wenda ushobora kuba uriya urenkirine, ushobora kuba uriya uringaniye. Ibyo bayidimensioninga bakoresheje linear cyangwa se aligned dimensioning. Nta kundi dutanga commande, dutanga commande ya dim r, iriya r ndende, then tugahitamo iriya, tukaza tugafata one point, tugafata indi point, then tukaza tukerekana aha hantu uko haresha. Ni ugutanga commande ya dim l
cyangwa se bivuga aligned dimensioning, then tukaza tugafata ni dime lined, niko komande yitwa, then tugahitamo kariya, ukaza ugahitamo ahantu hose hafite distance igororotse, urabona ko wabona ukuntu haresha. Ubwo nuko dukomande twari dushaka kureba ni dime rad, dime angular, dime lined, ni turiya dukomande twifashisha igihe floor plan cyangwa se ibintu bishaka kudimensioninga biri somehow complicated, like bifite ama angle, bifite ama radius, bifite ukuntu byenkirinye, twifashisha dime ri, dime angular cyangwa se dime rad igihe dushaka kudimensioninga radius. Okay, ndabashimiye rero, ni Modeste. Niba uri kubona video gushimishije cyangwa se niba uri mushasha kuri iyi channel ya Muntu Modeste, kabisa bakora subscribe, ubundi video zikazajya zikugeraho udateze gushakisha, mbese uko tuyaploadinze ihita ikugeraho iyo wakoze subscribe. Okay, ndabashimiye rero. Unashaka video zose za AutoCAD zikozwe mu Kinyarwanda, wandika nyine Muntu Modeste cyangwa se ukandika ukajya kuri Google cyangwa se kuri YouTube ugatayipingamo AutoCAD Kinyarwanda or Muntu Modeste, urahita ubona video za AutoCAD kandi zikozwe mu Kinyarwanda. Okay, ndabashimiye rero, see you next time.